Hi guys, welcome again to our channel Smart Pips. Uyu munsi dutangiye by'umwihariko kwiga analyze z'isoko cyangwa se market languages. Ururimi rw'isoko. Tugiye kwiga uburyo bwiza bwo kwanaliza isoko. Ibi bizagufasha kuba umutrader mwiza mu gihe cyose uzaba uzi gusesengura isoko, yaba forex trading cyangwa se cryptocurrency. Isoko ryose ryaba irikorerwa hano kuri internet uzamenya kurikora neza mu gihe cyose uzi kurisesengura. Kurisesengura rero twebwe twabyise nko kumenya ururimi rwaryo. Hano muri Smart Pips uyu munsi ku ntangiriro ya none turareba ikitwa candlestick, tukiteho tugisesengure, tumenye candlestick niki, ese kuki yiswe candlestick, tumenye impamvu ibaho, tumenye n'impamvu yihishe inyuma cyangwa se philosophy yihishe inyuma y'ibyo tubona byatuma habaho candlestick mu isoko. Noneho si ibyo gusa kuko turi buze no kureba impamvu habaho nka chart pattern mu isoko. Icyo nicyo cyihishe inyuma y'ibintu tubona twakavuze nkaho byakitwa ibihekane by'isoko. Ubundi candlestick mu buryo bwumvikana neza, candlestick ni nk'inyajwi cyangwa se inyuguti zibumbye zigize inyandiko y'ururimi rw'isoko. Nuvuga ngo niba tumenye rero candlestick niki, tuzaba tumenye inyajwi nka imwe muri element cyangwa se kimwe mu gikoresho mu bigize ururimi rw'isoko. Nk'ibisanzwe mu ndimi zisanzwe tuzi, izi dusanzwe tuvuga, habamo ibice bigera kuri bitandatu. Igice cya mbere harimo inyajwi, hakazamo ibihekane, hagakurikiraho interuro, hagakurikiraho interuro ijambo, hagakurikiraho interuro hagakurikiraho paragraph cyangwa se igika, ikindi gikurikiraho ni igitabo muri rusange cyangwa se hagakurikiraho chapitre arizo zigira igitabo. So tudatinze rero tugiye kurebera hamwe igice cya mbere ari cyo candlestick, nk'inyajwi cyangwa se ingombajwi cyangwa ikintu kibanze, fundamental cyangwa se basic y'ururimi rw'isoko. Ubutaha tuzakurikizaho grammar. Muri grammar niho tuzamenya byimbitse supply and demand, ari ijyana na support and resistance. Ibyo bice ni bice biri advanced muri know how to know language of the market cyangwa se uburyo bwo kumenya ururimi rw'isoko. Niba uri mushya rero ku ahantu hose waba udukurikira uturutse ku mbuga zose dukoresha, yaba YouTube channel, umuyoboro wacu wa YouTube ni twitwa Smart Pips, yaba kuri TikTok account twitwa Smart Pips, Instagram cyangwa se X, cyangwa udukurikira ku rukuta rwacu rwa Facebook page twitwa Smart Pips, uhawe ikaze. Niba uri mushya ntibagirwa kudufuranga cyangwa se kuduha subscribe kugira ngo tujye tubana mu nyigisho ziri advanced hano kuri Smart Pips. Icyo utazasobanukirwa usabwe kukitubaza, ukatubwira ngo iki ntabwo nagisobanukiwe. Natwe dufite inshingano zo kugisubiramo 100% ku buryo ubasha kucyumva. Ntabwo hano turi gukora nk'abakeneye views gusa, ahubwo turi gukora nk'abantu bakeneye ko nawe urebye iyi video hari icyo yungukiramo, kikakugira umumaro, kikakubasha kukuvana ahantu hamwe kikakujyana ahandi. So rero tugiye kwinjira mu isomo ry'umunsi, turebe candlestick, tuyanalize, tumenye niki kijya mbere kuri candlestick. Ntucikwe, turakomeje, reka turebe iyi video. Okay, nkuko rero tumaze kubibasezeranya, tugiye kureba candlestick. Bundi candlestick mu ndimi z'amahanga ni nka buji cyangwa mu kinyarwanda cyumvikana. Bundi candlestick ni ururimi rw'amahanga, ni icyongereza, ariko mu rurimi rw'ikinyarwanda rwumvikana neza n'urumuri rumurika isoko cyangwa se candlestick ni nk'urumuri rumurikira isoko. Candlestick rero
irimo ibice bibiri. Ibice bibiri by'ingenzi cyane. Hakazamo icyitwa bullish candlestick, hakazamo na bearish candlestick. Bullish candlestick ni iyi niyo bita bullish candlestick. Iyi niyo bita bullish candlestick. Noneho hakaza n'iyi ngiyi, iyi irimo iri bara ritukura ariyo twise bearish candlestick. Candlestick igira ibice by'ingenzi. Hakazamo igice cy'ingenzi iki gice cyitwa body cyangwa se umubiri, umubyimba mu bundi buryo volume. Hakaza n'iki gice cyitwa nk'akajosi cyangwa se akarizo wick. Hakaza ndetse n'iki gice aho bise opening. Hakaza n'iki gice cyiswe close. Nk'uko ureba iyi candlestick imeze ni nako n'iyi ngiyi ibiyiranga bimeze. Ibice byose iyi candlestick ifite nibyo n'iyi ngiyi ifite. Ngira ngo urasobanukiwe n'ibigize candlestick. Ibi ni ibice bigize candlestick. Hari noneho igice iki cya wick kigaragaza igiciro cyo hejuru isoko ryagezeho. Hakaza n'iki gice cyo hasi kigaragaza igiciro cyo hasi isoko ryagezeho. Hakaza iki giciro cyaho isoko ryafunguriye mu gihe habaye bearish candlestick, igihe hariho abagura. Iyi candlestick ihagarariye abagura. Noneho agakurikira iki gice cyo hejuru cya closing cyangwa se aho isoko ryafungiye ry'abagira bate ry'abantu bagura mu isoko. Noneho kugira ngo uze kumva neza ibijyanye n'uru rurimi rw'isoko, hano tugiye gusobanukirwa ibi bintu mw'ubu buryo. Turagiye gufata iri soko, reka nze mbikore neza, turigabanyemo ibice bikurikira. Ubu iyi candlestick iyi tugiye kuyifata nk'ikipe cyangwa se nk'ingabo zimwe mu ntambara. Iyi tuyifate nk'izindi ngabo mu ntambara. Noneho izi candlestick zacu tugiye kuzifata nk'aho ari abantu babiri bahanganiye mu ntambara. Intambara ni iki? Ni isoko. Ubwo hazabaho abari kurwana, abangaba bari kurwana na bano, bamwe bahatanira kugura abandi bahatanira kugurisha. Nk'ibisanzwe rero mu isoko, kugira ngo hagire uwunguka nuko habaho uwahombye. Sinzi niba byumvikana. Habaho guhomba mu isoko. Iyo habaye habahomba hagira bunguka, kuko inyungu z'uwazibonye ziba zavuye ku gihombo cy'uwahombye. Muri make abamwe bungukira mu bihombo by'abandi. Hatabayeho igihombo n'inyungu ntiyabaho muri filozofi y'isoko. Noneho rero tugiye kureba ni iki gituma candlestick yirema nk'uko tuyibona. Candlestick ni iki gituma yirema nk'uko tuyibona. Izi candlestick tureba hano kugira ngo iba yiremye gutya. Ariko mbere yuko bimbijyaho, reka hari tubanze turebe amwe mu moko agize ama candlestick. Candlestick zacu, many types of single candlestick. Ubundi single candlestick ni nk'inyuguti z'isoko. Single candlestick. Iyo tuvuze double candlestick tuba twagiye mu bihekane kugira ngo ibintu bize kumvikana neza. Hari ubu bwoko rero bwa doji. Doji ni ubwoko bw'i candlestick iteye uku,
hakaza hama candlestick iteye uku, hakaza marubazu candlestick, hagakurikiraho izi candlestick zitwa spring top, hakaza doji ndumva twazivuze, evening star, hakaza harami candlestick. Izi amwe mu moko y'ama candlestick twageze hano muri double candlestick cyangwa se ibihekane by'ururimi rwacu rw'isoko. Kugira ngo tuzasobanukirwe neza n'ibibera muri iri soko ryacu, ubundi kugira ngo candlestick yireme, iyi candlestick iyi ya bullish nkuko twabibonye ihagarariye itsinda ry'abagura. Izirema mu gihe abagura batangije urugamba, tubifate gutyo, batangije imirwano. Noneho nitangirira hano kuri open, urugamba bazarurwana, bazamuke baze bagere hariya. Nibagera aha rero bizagenda bite? abagurisha nabo bazaza birohe mu rugamba bashaka kuresista, bavuga bati mutatumaraho ibicuruzwa. Nabo binjiremo baruhera aha, baresiste, barwane, bamanuke barigeza aha, bende kubatsimbura burundu ngo babamaremo. Noneho hahite haza izindi ndwanyi z'abagura ziryirohemo, zongere zirikubite, zirizamure, nizirigeza hano. Igihe cyangwa se time frame nkuko twavuze chapter y'igitabo ibe irarangiye. Tuvuge yenda iyi ni candlestick y'umunota. Iyi ni candlestick y'umunota. Iyi ni candlestick y'umunota. Ubwo naha izaba igize ite ikorozingi, iza closingira aha hano hejuru. Noneho kugira ngo hazabeho rero iyi candlestick ya bearish bizagenda bite? Hazaba habayeho kuba hano hatangije urugamba rw'abagurisha, ruzatangirira hano aha, ngira ngo murahabona aha. Nirutangirira aha hazabaho kurwana mu isoko barivana aha, barimanure barigeza aha kuri low weak cyangwa shadow. Nibarihageza abagura bazaza bareme urugamba nabo isoko, baze bakubite, barivana aha, barwane urugamba warugeze hariya, bende kubatsimbura nk'uko hano twabibonye muri bullish candle. Nibamara kwenda kubatsimbura, hiyongeremo indwanyi cyangwa se hiyongeremo abagurisha plutôt, bongere baze isoko barwane, bariturutse aha, bamanuke, barwane n'isoko, barwane isoko, batsimbure bende kuvanamo abagura ngo babakuremo. Nibagera hano candlestick ya time frame ibirahagaze, hatangira indi. Ngira ngo mwumvishe neza ikihishe inyuma y'iyi filozofi y'uko candlestick ishobora kuba yakwirema mu isoko.
noneho ushobora kwibaza ngo ese ni ukubera iki habaho izi candlestick zitandukanye mu ngano, mu bugari, mu burebure cyangwa mu mubyimba. Ibi biterwa n'iki? Ni ukuvuga ngo izi ebyiri tumaze kureba impamvu ziba zabayeho. Izi ebyiri, zino ebyiri tumaze kureba impamvu ikomeye ituma ziba zabayeho. Izi ebyiri nguko uko zigenda, ni ingamba ebyiri ziba zarwanye, bamwe bagashaka gutsimbura abandi, habayeho ihangana rikomeye cyane. Noneho tugiye kureba ese ni ukubera iki habaho iyi doji candlestick. Iyi doji candlestick tugiye kwibaza ni iki gituma ibaho. Hano haba habayeho, iyi ni candlestick doji ariko ihagarariye bearish, ni iy'abagura nubwo itari mu ibara, ni iy'abagurisha nubwo itari mu ibara ritukura, kuko iragaragazwa n'aka kabara k'umukara, nicyo cyatumye nyishyiramo gutya. Iyi ibaho mu gihe abagurisha barwanye, batangije urugamba bakarurwana ariko bakenda kurutsindwa. Sinzi niba cyumvikana. Benze kurutsindwa burundu, indwanyi zarwanye zirakubitwa zenda gushira mu isoko. Sinzi uko byumvikana. Zarwanye kuko abantu barwanira gushira agasigara mbarwa. Nguko uko biba byagenze kugira ngo iyi candlestick ibeho. Ariko ubwo haba hasigaye mbarwa ku gice cy'abagura ndetse n'abagurisha. Haba hasigaye mbarwa hagati y'abagura ndetse n'abagurisha, bakarwanira ibi bicuruzwa byasigayemo hagati kugira ngo bize kumvikana mu ubu buryo. Noneho iyo bigenze gutya rero, habonetse iyi dragon fly doji, haba habayeho umurwano ukomeye. Noneho abagurisha bakarwana, bagashaka gutsimburamo abagura, ariko bikaba iby'ubusa, hagatsimbuka bake, ni bake basigayemo. Ari nayo iyi ngiyi Gravestone doji, nayo ibaho habayeho uwo murwano. Iyo ibaho igihe hasigayemo abaringaniye. N'iyi ngiyi niko bimeze, ariko bagasigaramo ari bake nabwo. N'iyi ngiyi niko bigenda, bagasigara ku gice cy'abagurisha. Ngira ngo murayibona. Izi zikunda kugaragaza icyitwa reversal mu isoko. Iyo uzibonye, kugira ngo ubashe kubihuza neza n'inyandiko y'uburyo wasoma, uziramutse uzibonye mu isoko, izi zikunda kugaragaza reversal market. Izi zibaho mu gihe nyine hagaragaye ko hari itsinda rimwe rigiye gutsindwa, kugira ngo bize kumvikana neza. Izi candlestick zirema igihe hari itsinda rimwe ry'abagura cyangwa se abagurisha barwaniye gushira, hagasigaramo mbarwa baringaniye. Noneho iri naryo niko rimeze, iri bararwana ku mpande zombi, hagasigaramo abantu benda kunganya power, atari bake atari na benshi. Iyo niyo filozofi y'ibigaragara hano kugira ngo candlestick ibashe kwirema. Noneho iyo yirema byatewe nuko habayeho imbaraga zimwe gusa. Tuvuge nda habayeho abagura gusa, nta wigeze abarwanya, cyangwa se habayeho abagurisha gusa, nta conflict yigeze iba hagati kugira ngo habeho abarwanya abandi. Ukibona rero iyi candlestick mu isoko, uzibwira iki? Uzibwira yuko nta guhinduka ku isoko kugiye kuba, kuko ntabigeze barwana n'abandi. Kuko abantu barwana n'abandi
abatsimbura abandi kugira ngo ubundi habeho reversal market cyangwa se isoko rihindura icyerekezo. Biba byatewe n'uko hari abacitse intege bakarivamo cyangwa se bakarushwa imbaraga n'abandi, noneho bakiganzura abandi, isoko rikagira rite, rigahindura icyerekezo. Reka tubyerekane neza hano muri chart pattern y'isoko. Nk'ubu ngubu hano sinzi niba biri kugaragara, kugira ngo habeho uyu muvuno, murabona hano isoko ryamanutse, isoko hano ryamanutse riramanuka rigeze aha rihindura umuvuno rirazamuka. Rirazamuka. Ibi ngibi biterwa n'iki? Ibi biterwa n'uko uyu ni umuvurungano w'abagura n'abagurisha utuma habaho iyi disordre y'iki ya candlestick. Ubundi habayeho candlestick z'ubwoko bumwe, isoko ryajya mu cyerekezo kimwe kidahinduka cyangwa se rikajya mu cyerekezo kimwe kidahinduka. Ariko kuko habaho umuvurungano wo kumanuka, habayeho kumanuka, murabibona ni akavuyo ko kugenda, habaho kuvunagurika ku isoko. Ibi biba byatewe n'uko habayeho kugurisha abandi binjiramo bagura, ibyo bigatuma hari abunguka hakaba n'abahomba. Sinzi niba iki kintu kibashije kumvikana. Murabibona hano nkaberekana chart y'isoko kuntu ibimeze. Hano murabona ko habayeho isoko rikamanuka, rikazamuka plutôt, rikongera rikamanuka, hariya rikamanuka gutya, rikazamuka rikamanuka, noneho bya burundu. Kugira ngo rero habeho ubona ryazamutse uku, kugira ngo habeho iyi rivaso, ibere hano kuri supply zone cyangwa se resistance zone. Iyi ibaho byatewe n'uko imbaraga z'aba ngaba baguraga, zigeze hariya hejuru ziba nke, zimaze kuba nke hinjiramo abagurisha, isoko bararyitwarira bararimanura. Dore ngaho aho barigejeje aha, isoko rirongera ryigarurirwa n'abagura babarusha intege, nabo barongera birohama ari benshi, isoko bariya icyerekezo kijya haruguru, aricyo twita market trend. Ibi ndakubwiza ukuri ko nuramuka ubyize neza nk'uko bikwiye, ntago uzigera uyoberwa language of the market cyangwa se gusoma ururimi rw'isoko. Reka rero tudatinze, tuvuye ku cyitwa single candlestick, tugiye kureba icyitwa patterns z'isoko cyangwa se ibice ibihekane bigira isoko. Nk'uko mu rurimi rusanzwe habamo igihekane cy'ingombajwi ebyiri ziherekejwe n'inyajwi, ni nako no muri ururimi rwa trading habamo ibihekane bigizwe n'ingombajwi ebyiri n'inyajwi. Noneho muri ururimi rusanzwe habamo n'ibihekane bigizwe n'inyajwi cyangwa se ingombajwi zirenze ebyiri, zikaba eshatu, enye cyangwa eshanu, aribyo by'ibi ngibi turi kubona hano. Twahereye kuri single candlestick, dukomeza kuri double ngizi candlestick, twageze kuri triple. Murabibona iki gihe biba byamaze kurema icyitwa chart pattern. Iyo byamaze kurema icyitwa chart pattern rero haba hamaze kuvuka ijambo. Iyo hamaze kuvuka ijambo rero ni igihe bya bihekane byamaze kwivanga n'inyajwi bikabyara umujyo w'ikintu, aricyo twebwe mu rurimi rusanzwe twita ijambo. Iyo bimaze kubaho, ngira ngo mubona aya ni amagambo y'isoko. Ukibona isoko gutya wahita usoma iki? Wahita uvuga ngo hano isoko ryaje rirazamuka, rirangije riramanuka.
mu rurimi rwumvikana mu buryo bwo gutangira gusoma isoko. Usibye ko ibyo tuzabyiga mu buryo bwihariye dutangiye kwiga icyitwa reading muri iyi nyandiko yacu cyangwa se isoko uburyo risomwa bwihariye. Tugiye rero gukomeza turakomeza turebe ikintu twakwita nk'interuro. Iyo habayeho interuro mu isoko, iyi ni interuro ubu, iyi ikaba interuro, iyi ikaba interuro, iyo bihuye bibyara icyitwa paragraph cyangwa se igika. Ubu kugira ngo bize kumvikana neza, iki ni igika cyangwa se paragraph. Iyo byamaze kubaho biba byabyaye icyitwa igika cy'isoko, igika kigize isoko. Noneho iyo byamaze kubyara igika, ibi ni ibika, murabibona, ibi ni ibika. Iyo byamaze kubaho habaho icyitwa isoko noneho nyirizina cyangwa se chart y'isoko nyirizina, isoko ryose cyangwa se market cycle. Ukireba gutya uhita ubona market cycle, ukaba wasoma ukamenya ngo ngendeye kuri iyi vowa cyangwa se kuri iyi nyajwi, nkaregerera kuri ikurikira, nkagenda kuri ikurikira, ushobora kuyisoma nkahuza n'ibihekane, nkahita mbyara ijambo, namara kubyara ijambo ngakomeza nkakora interuro, nkakora interuro, namara gukora interuro naza kuyihuza n'iyindi bikaza kubyara paragraph, byamara kubihuza bikaza kubyara paragraph, zikaza kubyara inyandiko yose ikubiyemo igitabo. Ngira ngo nuku ushobora kwiga isesengura ry'isoko ugendeye kuri candlestick ku bw'isoko n'isomo twize uyu munsi. Ngira ngo urasobanukiwe. Habaye hari ikibazo cyangwa se urujijo ugize mu ibingibi dusobanuye, watwandikiye muri comment, cyangwa se ikindi udasobanukiwe neza ukifuza ko twazasobanura byimbitse ubutaha, kuko amasomo yacu nakagaruka, watwandikira muri comment tukagusobanurira byimbitse, tugakomeza kubana no gufashanya kumenya neza byimbitse ibyinshi inyuma yo kumenya iri soko byimbitse nk'umuhanga w'umusesenguzi w'umwuga. So rero ntibagirwe kuduha subscribe kuri YouTube channel yacu kuri Smart Pips. Niba unogewe na video yacu ukore share, usharinge, ntibagire kudusharinga kugira ngo n'abandi babashe kumenya ubutumwa bwiza dutangira kuri iyi YouTube channel yacu. Mukomeze rero kugira ibihe byiza, turabakunda cyane. Bye bye, Imana ibarinde.